Ndabasuhuje mwese bakundwa mu Mwami Yesu. Bahaye ikaze mu isengesho tugiye gusenga uyu munsi. Muvandimwe, ese umutima wawe ubuze kwizera? Ese uri gushidikanya ku gakiza k'ukuri? Cyangwa umutima wawe umeze nk'uri mu nzira ebyiri, wabuze amahitamo? Birashoboka ko waba uruhijwe n'ibyaha. Birashoboka kandi ko imbere yawe haba hari umwijima. Muvandimwe, ndakwinginze fatanya nanjye gusenga rino sengesho. Mbere yuko dusenga, reka tubanze dusome rino jambo ry'Imana, twumve icyo ritubwira. Urwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abaroma, igice cya 10, umurongo wa 9, haratubwira hati: niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Twongereho umurongo wa 10, kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ari ko yatuza agakizwa. Dusubiremo: niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ari ko yatuza agakizwa. Muvandimwe, nje kuguhishurira ko iri jambo ritwereka inzira y'agakiza nyakuri. Ese agakiza kawe uzakariko, cyangwa uracyitiranya gukizwa nyakuri uko ariko? Isi yuzuye abantu benshi bibwira ko agakiza kabonerwa mu mirimo myiza gusa, mu migenzo y'idini, cyangwa mu mirimo itegetswe n'amategeko. Muvandimwe, iri jambo ritweretse ko agakiza nyakuri kabonerwa gusa mu kwizera Yesu Kristo no kumwatura nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Niba utumva ijambo ry'Imana, ushobora kwibeshya inzira kandi ugashakira agakiza aho katari. Hari abantu bavuga ko bizera Yesu, ariko mu mitima yabo mu by'ukuri batamwemera. Hoya, ijambo ry'Imana si icyo rivuga. Banza wizere Kristo mu mutima wawe, umwemere, umwizere, hanyuma kuko bizaba biri mu mutima wawe, uzahera ko umwature. Kuko n'umunyarwanda yaravuze ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Agakiza gashingira ku mutima wizera ko Yesu yazutse. Muvandimwe, ntago ari iby'amagambo masa. Kwizera mu mutima bigomba guhuzwa no kwatuza akanwa kawe. Ibi bitwigisha kudahisha ukwizera kwacu, ahubwo tugahinyuza icyaha, tukemera Yesu nk'umwami imbere y'abantu. Iyo usoma ijambo ry'Imana, rikwibutsa cyangwa se rikwigisha kudatinya guhamya Kristo mu buzima bwa buri munsi. Soma ijambo ryayo, uriho umwanya kandi usenge. Muvandimwe muri Kristo, iri jambo risobanura neza ko nta kindi gishobora kuguha agakiza keretse kwizera no kwatuza akanwa kawe ukavuga Yesu Kristo. Ntidukwiye gushukwa n'imigenzo, imihango, cyangwa inyigisho zitari iz'ukuri. Soma ijambo ry'Imana buri munsi kandi ufate akanya ko kuritekerezaho no gusenga, kuko riturinda kugwa mu nzira z'ibinyoma. Iri jambo rigira riti uzakizwa.
ni isezerano rikomeye ko uwemera kandi akizera mu mutima we azakira agakiza. Kumva ijambo ry'Imana bituma dufata icyemezo cy'ingenzi cyo kwemera no kwatura Yesu kugira ngo dufate umurage w'ubugingo buhoraho. Muvandimwe, ukwiriye kumva ijambo ry'Imana buri munsi kubera ko ritwereka inzira y'agakiza nyakuri, ritwigisha kwizera no kwatura Kristo, riturinda kuyoba inzira kandi riduha isezerano ry'ubugingo buhoraho. Pawulo atubwira ko agakiza kadashingira ku mirimo cyangwa imico yacu myiza gusa, ahubwo gaturuka ku kwizera mu mutima no kwatura ukoresheje akanwa kawe ko Yesu ari umwami. Ibi bisobanura ko umuntu atakizwa n'imihango cyangwa imigenzo y'idini gusa, ahubwo akizwa no kwakira Kristo mu mutima. Kwizera ko Imana yazuye Yesu mu bapfuye ni ikimenyetso cy'uko yemeye igikorwa cy'umusaraba n'izuka. Izuka rya Yesu ni ryo shingiro ry'agakiza. Niba Yesu atarazutse, agakiza nako ntikabaho. Nk'uko urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 14 hatubwiraga hati, kandi niba Kristo atazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, kandi no kwizera kwanyu kuba kubaye ukubusa. Kwizera mu mutima bivuze kwemera mu buryo bwimbitse, bitari amagambo gusa. Uwakiriye agakiza agomba kukagaragaza mu kanwa ke no mu buzima bwe bwa buri munsi. Kwatura ni uguhamya Yesu nk'umwami, ukemera kumukurikira mu buzima bwa buri munsi. Ntibivuze amagambo gusa, ahubwo bivuga kubaho mu kuri kwa Kristo ku buryo bigaragarira abandi. Kwatura Yesu nk'umwami bivuga kwemera ko afite ububasha bwose ku buzima bwacu. Bivuga kureka kwishingikiriza ku bushake bwacu, ahubwo tugakurikira ibyo adushakaho. Mu busanzwe abantu b'isi bakunda kuba abami b'ubuzima bwabo, ariko agakiza nyakuri ni ukwicisha bugufi imbere ya Kristo tukamwegurira byose. Uwemeye kandi akizera muri ubwo buryo azakira agakiza. Agakiza ntikaboneka ahandi, si mu kwitanga byinshi mu itorero ngo abantu bagushime, si mu kwihambira ku migenzo y'idini, ahubwo kaboneka mu kwizera Kristo Yesu. Bavandimwe, abantu benshi muri iki gihe bahisemo komatana n'umusaraba w'idini aho komatana n'umusaraba wa Yesu Kristo. Iyo umuntu akijijwe, ahindurwa mu mutima we, akabaho ubuzima bushya, kandi aba afite isezerano ry'ubugingo buhoraho. Bavandimwe, ese iri jambo muraryumvise? Dore icyo ridusaba nk'Abakristo: gukomeza kubaho mu kwizera atari mu magambo gusa, gutinyuka tukatura Yesu Kristo mu kanwa kacu tutamwihakana imbere y'abantu, kugira Yesu nk'umwami w'ubuzima bwacu, ntitube tukigenzura twebwe ubwacu, gukomeza gusangiza abandi agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, kuko ari bwo buryo bwo kubaho ubugingo buhoraho. Muvandimwe, niba wumvise rino jambo kandi ukaba urihaye agaciro, fatanya nanjye gusenga rino sengesho.
Mwami Imana ushobora byose, Data w'imbabazi n'urukundo, uyu munsi tukuzaniye imitima yacu yuzuye ishimwe n'icyubahiro. Turagushimira agakiza watugiriye twaboneye muri Kristo Yesu, umwami n'umukiza wacu. Yesu Kristo, tukwatuje akanwa kacu nk'umwami w'ubugingo bwacu. Twemera ko wapfuye ku musaraba kugira ngo tubabarire ibyaha byacu, kandi ko wazutse ku munsi wa gatatu kugira ngo uduhe ubuzima bushya buhoraho. Turagushimira ko kuba muri wowe bihagije kugira ngo tube intungane imbere y'Imana Data. Mwami wacu, duha imbaraga zo gukomeza urugendo rw'agakiza, ntitugwe mu moshya y'isi, ahubwo twiyegurire umurimo wawe. Duha umutima utemba ibyishimo byo gukizwa, kugira ngo abari mu isi be kwibeshya ko agakiza kabonerwa ahandi hatari muri wowe gusa. Turasaba Mwuka Wera watanze ngo akomeze kutuyobora mu nzira y'ubutungane, aduha ubushobozi bwo kurwanya icyaha no gukomeza gusenga tudacogora. Ijambo ryawe riduhindura iminsi yose, riduhe kuribera abumvira atari abumva gusa. Mwami, turasabira kandi abari mu isi bo mu miryango y'abizera bose, abari mu byago, abarwaye, abacitse intege, abadafite kwizera guhagije, ababuze ibyo kwambara, abari mu bukene buteye ubwoba. Ubashyire ku munzani w'imbabazi zawe, bahe kubona agakiza kabonerwa muri wowe Kristo, nubwo baba baratereranywe n'abantu, kuko wowe udatererana uwakwizeye. Turagusabye ngo uhorane natwe, ugendane natwe ibihe byose, tunyoterwe no kumva ijambo ryawe, kandi turagushimira ku bwa byose, kuko wemeye gupfa ku bwacu. Gaho natwe duhe gushira amanga, twizere ko wapfuye ukazuka, hanyuma uko kuzuka kwawe kugahamya ko wapfanye ibyaha byacu, warangiza ukongera ugahindurwa mushya. Niyo mpamvu uzakwizera wese azahabwa ubugingo buhoraho nk'uko ijambo ryawe ribitubwira. Mwami Yesu nyir'ubutungane, turakwiyegereje iminsi yose, turakwinginze kugira ngo uture muri twebwe, uhorane natwe, maze imibiri yacu ihinduke isoko y'amazi y'ubugingo. Urakoze mwungeri mwiza, mubyeyi wacu dukunda, nushyirwe hejuru ibihe byose. Igihe cyose twame tukuramya, tuzamura amashimwe tuvuga ko uri uwera, kandi ko wera niko kuri uwera, ni nayo mpamvu uzegerwa n'abera. Haleluya! Ijambo ryawe nirigwire mu mitima yacu, komeza utugirire neza hamwe n'abizera bose. Ibyo byose tubisenze mu izina ryera ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. Muvandimwe, ubaye ufashijwe n'iri jambo ndetse n'isengesho, turagusabye ngo ntubyihererane, bisangize n'abandi kugira ngo ubutumwa bwiza ubashe gukwira ku isi yose. Ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse no gutanga igitekerezo cyawe. Tuzasubira ubutaha. Umwami w'amahoro abaha umugisha.